Umugora mwiza kuri mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro bitandukanye bya Royal TV. Tugeze mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, n'amakuru tugiye kubagezaho, ariko mbere na mbere tubanje kubanyuriramo zimwe mu ngingo z'ingenzi aza kubakiraho. Kuri uyu wa kabiri, perezida wa banki y'isi yari yasuye u Rwanda, ni Dr. Jim Yong Kim. Amakuru y'ubutabera, urukiko rukuru rwa Kigali urugereko ruburanisha ibyaha bya jenoside rwasubitse urubanza rwa Ladislas Ntaganzwa nyuma y'impaka ndende ku gutesha agaciro ibyaha yamijwe n'inkiko gacaca. Naho mu yandi makuru, nubwo hari benshi bari barafashe nk'urwenya umuyobozi umwe wigeze gusezeranya umukuru w'igihugu ko Nyabarongo bagiye kuyibungabunga kugeza ibaye urubogobogo, kuri ubu inzobere mu byo kubungabunga amazi mu gihugu cy'Ubuholandi ubufatanye na leta y'u Rwanda ngo bagiye gutangiza umushinga uzatuma uyu mugezi wa Nyabarongo amazi yawo ahinduka urubogobogo koko. Hanze y'imipaka y'u Rwanda, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta y'iki gihugu yatangaje ko igiye guhindura uburyo imizigo y'abaturage bageraga mu ndege ziturutse mu bihugu byiganjemo abo mu idini ya Isilamu, aho ibyuma rero by'ikoranabuhanga ngo bitazajya binyuzwa aho indi mizigo yanyuzwaga bitewe n'uko ngo hikangwa umutekano muke. Ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu kuri uyu mugoroba bagiye kwibandaho, na makuru mugiye kugezweho nanjye Vincent Niyibizi, nkaba rero mbahaye ikaze. Reka duhere mu butabera. Urukiko rukuru rwa Kigali urugereko ruburanisha ibyaha bya jenoside rwasubitse urubanza rwa Ladislas Ntaganzwa nyuma y'impaka ndende ku gutesha agaciro ibyaha yahamijwe n'inkiko gacaca. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Jerome Munyentwari wari uhari. Byari biteganyijwe ko mwiburana ryo kuri uyu wa kabiri hagomba gusuzumwa urutonde rw'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha. Ladislas Ntaganzwa mu rukiko yari kumwe n'umwunganizi we mu mategeko Maître Bugaborora. Ubushinjacyaha bwamenyesheje urukiko ko rufite abatangabuhamya 31 bwavuze ko umutangabuhamya wa nyuma wa 31 bwamubajije nyuma yo kumenya ko yakoranaga na Ntaganzwa Ladislas aho yarindaga umutekano wa komine Nyakizu mu gihe uregwa we yayiyoboraga. Ntaganzwa yabajije impamvu mu batangabuhamya 61 ubushinjacyaha bwari bwavuze ko buzifashisha bwaje guhitamo 31 gusa. We yakekaga ko babanje kugurirwa, nyamara ubushinjacyaha bwavuze ko bwasanze aribo bazagirira akamaro urukiko. Uyu murongo waje kurogwa nuko Ladislas Ntaganzwa wahoze ari burugumestre wa komine Nyakizu muri perefegiture ya Butare yahamijwe n'inkiko gacaca ibyaha byose yakurikiranwagaho maze akatirwa gufungwa burundu y'umwihariko. Ariko amategeko akabavuga ko ibyemezo by'inkiko gacaca bigomba kubanza guteshwa agaciro mbere y'uko urubanza rw'uregwa ibyaha bya jenoside watanzwe n'inkiko mpuzamahanga rwongera kuburanishwa. Aha niho havutse impaka ndende zazanywe n'umwunganizi mu mategeko we Maître Bugaborora, aho yasabye urukiko gutesha agaciro burundu ibyaha by'ubusahuzi no gufata bugwate kugira ngo nyuma hatagira uzabirego yunganira. Nyamara ubushinjacyaha bwavuze ko habonetse uregera ibi byaha byo gufata bugwate n'ubusahuzi mu rundi rukiko bizaburanwaho. Ubushinjacyaha bwifuza ko biteshwa agaciro ariko ntihategekwe ko biteshwa agaciro burundu. Urukiko rwavuze ko ruzafata umwanzuro ku itariki 24 z'ukwa gatatu y'umwaka kwiteshwa agaciro ry'ibi byaha by'ubusahuzi no gufata bugwate. Icyakora urubanza mu mizi ruzakomeza ku ya 30 z'ukwa gatatu 2017. Ladislas Ntaganzwa ashinja ibyaha birimo icya jenoside, kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyoko muntu, gushishikariza abahutu gukora jenoside, gusambanya abagore ku ngufu n'icyaha cyo kwica nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Ibi ni ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza imbere y'amategeko n'ubutabera mpuzamahanga. Jerome Munyentwari, Royal TV. Arakoze cyane mugenzi wacu Jerome Munyentwari kuri iyo nkuru n'amakuru ya Royal TV twabateguriye kuri uyu mugoroba.
mushobora no kuza gutangamo ibitekerezo munyuriye kuri iyo nimero ya WhatsApp mubona kuri screen cyangwa se televizeri zanyu. Mwana dusanga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye harimo Royal TV Rwanda ku rubuga rwa Facebook ndetse na At Royal TV Rwanda aho ni kuri Twitter. Dukomeje n'andi makuru tubafitiye tuberekeze mu majyepfo y'u Rwanda. Nubwo hari benshi bari bafashe nk'urwenya, umuyobozi umwe wigeze gusezeranya umukuru w'igihugu ko Nyabarongo bagiye kuyibungabunga kugeza ibaye urubogobogo. Kuri ubu inzobere mu byo kubungabunga amazi zo mu gihugu cy'Ubuholandi ku bufatanye na leta y'u Rwanda ngo bagiye gutangiza umushinga uzatuma uyu mugezi wa Nyabarongo amazi yawo ahinduka urubogobogo aho kugira ngo ase n'ibiziba. Izi nzobere zivuga ko ngo igikenewe kugira ngo ibi bigerweho ari ukugira ngo habungabungwe icyogogo cy'uyu mugezi kuko ngo ariyo ntandaro yo kuba amazi asa nabi. Reka Justin Kayiranga tumuhe umwanya aturambura ibindi kuri iyi nkuru. Hari mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2015 ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatahaga urugomero rw'amashanyarazi rwa Nyabarongo ya mbere ruhereye mu karere ka Muhanga. Icyo gihe uwari umuyobozi w'aka karere yasezeranije umukuru w'igihugu ko bagiye gusukura Nyabarongo maze amazi yayo agahinduka urubogobogo. Ni ibintu byafashwe nk'urwenya ku batari bake, ariko kandi byaje no kurangira uwo muyobozi asoje manda ye yo kuyobora aka karere adashyize mu bikorwa ibyo yari yasezeranije umukuru w'igihugu. Kugira impungenge ku byari byatangajwe n'uyu muyobozi bishobora kugira ishingiro hanini bitewe n'uko benshi mu bazi uyu mugezi wa Nyabarongo kuva na kera bawuza amazi yawo asa n'ibiziba. Kuba aya mazi asa gutya ariko ngo bituruka ku mpamvu nyinshi zirimo no kuba ibyogogo by'uyu mugezi bitabungwabungwa neza, nk'uko tubisobanurirwa na Bwana Kabarisa Vincent de Paul, umuyobozi w'ishami ry'imicungire y'amazi mu kigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga amazi n'amashyamba. Harimo ibibazo byinshi bijyanye n'isuri, ibibazo byinshi bijyanye n'uko iyo bacukura cyane iyo boza amabuye y'agaciro usanga boza bagahita bamenya igitaka amazi yanduye. Hari cyane niyo mihingire ko bagenda bagahinga ugasanga abahinga bakageza ku mugezi, ariko akenshi twasigiye dusanga bijyanye na kuriya bacukura amabuye y'agaciro ugasanga boza bakogereza mu mazi, noneho ugasanga amazi bakoresheje akenshi aba yanduye. Izi mpamvu zigaragazwa n'uyu muyobozi nizo inzobere zo mu byo gutunganya amazi zaturutse mu gihugu cy'Ubuholandi zishingiraho zivuga ko ku bufatanye na leta y'u Rwanda zigiye gutangiza umushinga wo kubungabunga uyu mugezi kugeza uhindutse urubogobogo. Ebo Smith ni umuyobozi w'umuryango wa Water for Growth Rwanda. Hari amazi menshi amanuka ku misozi, aya araza agateza isuri nyinshi akananduza amazi, ari nayo mpamvu muba mubona imigezi isa nk'ikigina. Rero icyo dutekereza gukora ni ugushyiraho amaterasi mu byogogo by'imigezi kugira ngo haboneke inzira amazi azajya anyuramo adatwaye ubutaka. Ikindi ni uko iyo udahinze ukoresha neza ubutaka nabyo bituma ubutaka bujya mu mazi, nabwo bigateza isuri nyinshi, ari nayo yanduza amazi. Ukurikije by'aba bombi bavuga, byumvikana ko nta kabuza imvano nyamukuru yo kuba umugezi wa Nyabarongo usa n'ibiziba ari ukubera ibibazo by'isuri iwanduza. Gusa kwizera ko izahindura isuri ikaba urubogobogo n'uyu munsi hari ababifata nk'urwenya. Ese ku ruhande rwa leta y'u Rwanda bo babibona bate? Turemera ko bishoboka ko mu myaka iri imbere, ntabwo navuga mu myaka yavuba, ariko mu myaka iri imbere birashoboka ko abantu bashyizeho uruhare bakagabanya isuri imanuka muri uyu mugezi, bakarushaho kwita ku bikorwa byabo, bakarushaho kureka kohereza amazi mabi mu mugezi wa Nyabarongo. Mu myaka iri imbere, ntabwo navuga mu myaka 3 cyangwa 4, ariko mu myaka iri imbere birashoboka ko dushyizeho imbaraga tugatera ibiti byinshi. Ikibazo ukunda kugera no kwa kundi abantu bahinga bakirirwa batema amashyamba, ariko dushyizeho imbaraga byashoboka, nta kidashoboka. Kugira ngo uyu mushinga wo guhindura urubogobogo umugezi wa Nyabarongo ugerweho, leta y'u Rwanda ifatanije n'uyu mushinga wa Water for Growth bagiye gutangiza gahunda yo gusinyana imihigo n'abaturage batuye mu bice by'icyogogo cy'umugezi wa Nyabarongo, aho bazafashwa kubona ubushobozi bwabafasha kukibungabunga birinda ko ari amazi mabi yajya muri uyu mugezi. Justin Kayiranga, Royal TV. Arakoze cyane mugenzi wacu Justin Kayiranga kuri iyo nkuru. Nyabarongo birashoboka ko yaba urubogobogo. Kuri wowe urabivugaho iki? Ese koko urasanga ibyo bintu bishoboka? Niba bidashoboka ubona bishingiye kuki? Hari ibitekerezo byinshi mwatangiye kugenda mutwohereza, nk'uko nabibabwiye ko aya makuru mu yagiramo uruhare mwohereza ibitekerezo kuri niyo nimero ya WhatsApp mubona kuri screen cyangwa se televizeri zanyu. Tubanze tunyuremo bice ati hari abemera tubonye n'amaso tuzabyemera bibaye, ibamwita mbona nyira. Undi yavuze ati none se amazi asanzwe akoreshwa si amazi mabi batunganya, ariko bitandukanye no guhindura umugezi nka Nyabarongo urubogobogo rwose.
undi aravuga ati yewe birashoboka habe namba mbese hafi ya ntabyo bamwita Evariste waravuga ati ibyo bari kuvuga ntago bishoboka. Hanyuma undi aravuga ati kandi wasanga muri mwe mu bihakana harimo n'abanywa inzoga banza ari kugeranya inzoga n'amazi asakuriye simbizi wabisobanura neza. Undi yavuze ati yitwa Elsa byose ni Imana ati buriya rero abize baba barize kandi ibindi bihugu biturusha ikoranabuhanga rihanitse ntitukabihakane. Sinahakana ko bitashoboka ariko sinzi kubera ko yirohwamo n'utugezi twinshi kandi tumwe dufite amazi yanduye. Ubwo rero bazakumire boherezamo amazi bapenyeramo ibitaka byo mu birombe dore ko ari byo ngo byanduza amazi. Undi yavuze ati bazabanze bakureho ikiyatera gusa kuriya. Hanyuma mugenzi we wundi aravuga ati yewe hari n'umuyobozi wavuze ngo bazirinda hari n'umuyobozi wavuze ngo bazirinda inkuba bongera abashinzwe irondo. Uyu wenda ndakeka yabigize urwenya. Ni ibitekerezo byanyu mukomeza kutwereza ku nkuru turi kugenda tubagezaho makuru ya Royal TV aka kanya. Amakuru rero yacu aramutse agushitse cyangwa se ntuyabone mu buryo bwa live wajya ku rubuga rwa YouTube kuri Royal TV official ugakurikira amakuru tuba twabagejeho ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye bihita kuri Royal TV. Tuve aho rero mu majyepfo y'u Rwanda tuze mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kigali ni mu karere ka Nyarugenge bafite amasambu yanyujijwemo ibikorwa byo kwagura imiyoboro y'amazi barinubira ko iyo mirimo yatangiye nyamara batarahabwa ingurane y'ubutaka bwabo. Amwe muri ayo masambu yararimo ibihingwa bitarera ariko imashini zitunganya ahazashyirwa imiyoboro y'amazi hari aho yatangiye kuyirandura. Ibintu rero bitishimiwe na gato na ba nyira iyo myaka. Reka Tito dusabire matuma umwanya atugezeho ibindi kuri iyi nkuru ndetse n'icy'ubuyobozi buvuga kuri ikibazo. Urutoki rwo rwambabashirwa nabuze uko ngira kandi ntagira uko ndahaguruka. Uyu musaza bigaragara ko afite intege nke z'umubiri atuye mu murenge wa Kigali. N'umwe mu bafite amasambu yanyujijwemo ibikorwa byo kwagura umuyoboro w'amazi uzajya uvana amazi ku ruganda rwa Nzove mbere y'uko akwirakwizwa mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Imirimo yo kwagura uyu muyoboro yaratangiye ariko ntibyishimiwe na gato na bamwe mu baturage bafite amasambu azanyuzwamo uyu muyoboro. Urugero n'uyu musaza werekana ahari urutoki rwe rwarimbuwe n'imashini. Ibi bigakorwa nyamara atarahabwa ingurane. Aho hari ahanyina haye abana ahanje hasigaye ni hari hepfo niho bahagwa barahamaze hari urutoki. Urutoki rwo rwari runtuze nureba se ko rwaguye barutuye itaka none se ndajyana umuntu agura agatoki atabukabone ko nahajyanaga umuntu akagura agatoki akaza kame icyo ndarira none nibama amafaranga nje antunge uko niteganyirije cyo niteganyirije urakiriyo none bakore bampaye cyondya simbabujije iki cyose dore kirimo kuvaho. Mukamfizi Maria afite inzu iri hafi neza y'ahazubakwa ikigega cy'amazi. By'umwihariko avuga ko we atari mu babariwe ingurane ku nzu ye kandi imashini itsindagira iri gukoreshwa mu mirimo yo kwagura umuyoboro ngirimo kumwangiriza inzu mu buryo bukomeye. Dore uko asobanura icyo yita akarengane. Ubwo ejo bundi twari twatashye ubukwe nibwo iriya mashini itsindagira nibwo yatangiye gukora. Noneho ubwo naraje abana bampamagara mu bukwe bati ngwino urebe ukuntu inzu irimo kumera bagize ubwoba. Hano inyuma hari ikikoni n'ubundi ncanamo cy'inkarakara kituzuye neza byari byahanutse barahunga. Bamaze guhunga abana bahungiye muri iyi nzu babona n'ibyo mu nzu birimo guhanuka. Niko gahinda mfite ngewe k'inzu yanjye nta kindi kintu cyambabaje. Bazazikuramo kandi nangurane bigeze baduha. Abafite imirima itaragerwamo n'ibikorwa nyirizina ariko bikaba biteganijwe gucamo nabo bagaragaza ugucika intege. Urugero ni Semanywa Sharire ufite urutoki n'ibishyimbo bitarera watubwiye ko afite impungenge z'uko imashini zizabigeramo zikabisiribanga kandi atarahawe ingurane yabyo. Nawe yiteguye igihombo gikomeye. Inzara yo rwose ahubwo cyane rwose inzara yo iri imbere yo kubera ko barimo kunyuzamo imashini ikangiza imyaka yacu kandi nangurane baduhaye. Ikibazo nuko nangurane baduhaye nk'ubu iyo baduye ingurane nibura umuntu yari gushaka ukuntu ajya kugura igisimbura ya myaka umuntu iyi nzara nazayumve ariko rwose bizaduteza inzara uko mbibona bizaduteza inzara cyane.
icyo aba baturage bahuriyeho nuko bakagombye kuba barahawe ingurane z'ubutaka bwabo bwaciyemo umuyoboro w'amazi mbere y'uko ibikorwa byo gutunganya uwo muyoboro bitangira. Ibi ariko bitandukanye n'iby'inzego z'ibanze ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi, isuku n'isukura wasake batangaza. Umuyobozi w'umurenge wa Kigali yabwiye Royal TV ko abaturage bakoreshejwe inama n'inzego zitandukanye ngo bakiyemerera ubwabo ko imirimo yo kwagura umuyoboro w'amazi yatangira batarishyurwa. Ibi ni nabyo bivugwa na Bwana Rutagungira Methode ushinzwe gukwirakwiza amazi mu bice by'imijyi muri wasake. Abaturage bakoreshejwe inama n'ubuyobozi bemera ko imirimo ikorwa bakazishyurwa, process yo kwishyura iri mu nzira. Ibintu twumvikanye n'abaturage kandi n'ubuyobozi buhari. Impungenge z'igihombo aba baturage babara ntibakibarira ku gutinda kwishyurwa ingorane z'ubutaka bwabo gusa, ahubwo banerekana ko ubutaka bari baremeranijwe bwagombaga gushyirwamo imiyoboro y'amazi bwarengejweho. Ibi bikiyongeraho n'ibitekerezo bagaragaza by'uko ubutaka bwatabwemo umuyoboro w'amazi ndetse n'impande yabwo ngo nta kindi gikorwa kibukorerwamo. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi, isuku n'isukura bavuga ko kwishyura ingorane z'aba baturage birimo gukorwa vuba. Tito Dusabirema, Royal TV. Fite impungenge ko tekinoloji izakuraho imwe mu mirimo mu bihugu bitaratera imbere. Ayo ni amagambo ya perezida wa banki y'isi uri mu ruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda. Dr. Jim Yong Kim kuri uyu wa kabiri yasuye aho sosiyete ikoresha indege zitakira abadereva cyangwa se abapiloti izwi nka drone mu gutwara amaraso. Yashimye iri koranabuhanga, avuga ko n'ibindi bihugu cyane cyane biri mu nzira y'iterambere ngo bikwiriye kuryambaza kandi ntirikoreshwe gusa mu gutwara amaraso. Reka ibindi munyamakuru wacu Clement Uwiringimana wari uhari tumuha umwanya abituramburire. Sosiyete ya Zipline mu kwezi kwa 10 umwaka ushize nibwo yatangije gutwara amaraso ijyana ku bitaro nka Kabgayi, Kirinda, Muhororo, Gitwe na Nyanza. Ngintego ni ukugeza izi serivisi hose mu gihugu. Umuyobozi wa banki y'isi Dr. Jim Yong Kim avuga ko ahangayikishijwe n'iterambere rya tekinoloji rishobora kuzatuma bamwe mu baturage bo mu bihugu bitaratera imbere babura akazi. Ibi ni byo dukeneye. Mfite impungenge ko tekinoloji izakuraho imwe mu mirimo mu bihugu bitaratera imbere. Kuri jye rero uru ni urugero rwiza rwo kwifashisha ikoranabuhanga, kandi ikoranabuhanga rigezweho. Ibi ni ubwa mbere bikozwe mu mateka y'isi. Ikoranabuhanga rizafasha kurenga ibibazo byinshi ndetse no kugera ku byifuzo by'Abanyarwanda. Nyuma yo gutembera iyi sosiyete ya Zipline ikorera ndetse akereka uko amaraso bayapakira, iyi ndege ikaguruka, nyuma akerekwa n'uburyo amaraso agera kwa muganga, yavuze ko iri koranabuhanga ridasanzwe. Zipline nibo bakoze izi ndege kandi zirihuta cyane inshuro 10 ugeranije n'izisanzwe, kandi aho zajyana amaraso hose ugasanga ziratwara amadolari ari hagati y'10 na 15 ku rugendo rumwe. Nta gushidikanya birahendutse, byagakwiriye gukoreshwa n'ahandi hose ku isi. Izi ndege zitagira abapilote ubundi zimenyerewe mu gukoreshwa mu ntambara, zitata cyangwa zimisha ibisasu. Gusa kuri Dr. Jim ngo usibye no gutwara amaraso zakora n'ibindi. Twagura umumaro w'izi ndege tuzikoresha n'ibindi, urugero nko gutwara indi miti ikenerwa mu bihe bikomeye nk'inkingo, ivura abariwe n'inzoka n'ibindi, nk'igihe umuntu agize indwara y'umutima ndetse n'izindi abakeneye ubufasha bwihuse. Urugendo rwo mu Rwanda kandi yarukomereje ahagenewe kubaka inganda mu mujyi wa Kigali hazwi nka Special Economic Zone. Yaganiye kandi n'urubyiruko rwihugura mu by'ikoranabuhanga rukorera hazwi nka K-Lab na Fab Lab. Kuri uyu wa gatatu biteganyijwe ko atanga ikiganiro ku iterambere ry'isi, nyuma akaganira n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Ndagushimiye cyane Clement Uwiringimana kuri iyo nkuru mu makuru ya Royal TV twabateguriye. N'amakuru munagiramo uruhare birumvikana munyuze kuri nimero ya WhatsApp mubona kuri screen cyangwa se televizeri zanyu. Kubw'ibyo turebe gato mu butumwa mwagiye mutwohereza. Ati ndi Hakizimana Emmanuel mu Rwampara turabakunda. Ati naho ibyo guhinduranya barongo urubogobogo ati ndabona bidashoboka ariko nibagerageze, kandi ubona biko bidashoboka waba uri kubashuka. Undi ati mwiriwe neza ni Mandela ndi Kanombe. Kuri tekinoloji izatuma tubona akazi kuko byose bikorwa na tekinoloji.
hanyuma undi yavuze ati abo baturage bahawe bahabwa ingurane z'ibintu byabo, reba nk'uwo musaza uburyo ashaje kandi akubwira ko urutoki ari rwo yiteganyirije, ntihakurikizwe amabwiriza n'amategeko rwose. Aravuga kuri bariya bo murenge wa Kigali. Mwiriwe, ni Bosco ndi Rwamagana, turabashimira amakuru meza mutugezaho, turabasaba ko mwajya mugera mu baturage bo hasi kuko haba hari amakuru mwabagereza no mu nzego zo hejuru, ngira ngo ibyo ngibyo turabikora mwanabibonye. Hanyuma undi aravuga ati leta nihe ingurane abo baturage kuko uwo musaza yararenganye kabisa. Ni Izayi ari Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Undi ati ni Nshimiyimana Emmanuel, abo baturage nibarenganurwe bahabwe ingurane ku byabo. Aravuga abantu bo mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Kigali, ariko ubuyobozi mwabyumvise ko muri wasake bavuga ko abaturage batanze ahantu hanyuje imiyoboro ku neza. Ahubwo ikibazo cyaba ari abaturage batanze ubutaka ku neza none bari kubihinduka ubuyobozi. Undi ati kwishyura ibikorwa by'abaturage mbere gutangira ibikorwa biracyari ikibazo. Yaravuga ko ari ibintu bimaze kuba akamenyero. Nitwa Shabani, kuri abo baturage b'umurenge wa Kigali nibahabwe ingurane, uwo musaza rwose nibamufashe bamuha ingurane vuba rwose, n'abandi ntagarura musaza gusa. Undi ati yewe biragoye kubyemera kuko amazi yajyamo imvura yaguye ni menshi. Ni Clarissa Ndikamonyi, aravuga ko asanga ibirebana no guhindura Nyabarongo urubogobogo bidashoboka. Undi ati ni Justin Shizurungu, iyo gahunda yo kubungabunga Nyabarongo ni ingenzi kuko byafasha kubona amazi meza. Rakoze cyane. Undi ati mwiriwe neza, uwo mujenosideri yakwemeye agasaba imbabazi bamwita Jojo. Yaravugaga kuri Ladisirasi, aracyakurikiranwa n'ubutabera, ntago ibyaha biramuhama. Undi ati guhindura amazi birashoboka, wari uzi se ko byashoboka ko uvugana n'umuntu uri Muhanga? Aravuga ati guhindura amazi urubogobogo birashoboka. Ati mwari muzi ko mwavugana n'abantu bari ahandi hantu muri wenda nko mu turere dutandukanye. Reka tube ducumbikiye ahangaha ubutumwa dabwo dukubitire mu majyaruguru y'u Rwanda, aho hari abaturage bavuga ko magingo ya gahunda yo kwitabira gahunda zo kuboneza urubyaro zikibagoye, ngo bitewe nuko kuri ubu ngubu bavuga ko abagabo bakunze kwinangira ntibumve izo gahunda. Ubuyobozi muri ako gace buvuga ko bukomeje gahunda zirebana n'ubukangurambaga kugira ngo abagabo bisubireho ibyo kuboneza urubyaro bishoboke. Debi Konsole Iradukunda. Gahunda yo kuboneza urubyaro ni gahunda ubusanzwe ireba abashakanye, ni ukuvuga umugabo n'umugore, aho bahitamo uburyo runaka bumva bubaboneye bakabukoresha baboneza urubyaro nyuma yo gusobanurirwa na muganga wemewe. Mu karere ka Musanze ariko siko bimeze, kuko hari bamwe mu bagabo batitabiriye iyi gahunda bitewe n'uko bamwe muri bo baba badafite amakuru ahagije, ibintu bituma abagore bijyana kwa muganga muri gahunda zo kuboneza urubyaro. Abantu bamaze kujijuka, imibereho rwose, umwana umwe iyo umufite cyangwa babiri rwose ni nabo babaho neza kuruta benshi, ariko abenshi bari kuboneza urubyaro. Cyakora abagabo bo ntago babyitabira, ahubwo abagore nibo usanga babyitabira. Nibyo ngibyo nibyo bihuha bituma mbese n'abagabo bagira ubwoba. Noneho iyo bibagezeho nawe urumva uri umugabo, ntago wajya kwikonesha uri kuvuga ngo barankona. Numva nawe ntuyasindumva umugabo waje kuboneza urubyaro. Ibivugwa n'aba baturage binashimangirwa n'umuyobozi mukuru uhagarariye ibikorwa byo kuvura mu bitaro bya Ruhengeri, Dr Ngezahayo Leon, wemeza ko ubwitabire bw'abagabo muri aka karere ari bwo bukiri hasi cyane. Kuboneza urubyaro bw'igihe kirekire ku bagabo ni ukuvuga ngo uburyo buhari no gufungwa burundu, bita vasectomy, ari nabyo abantu bakunda kwitiranya ngo no gukona, aho babikuye ntago mpazi, ariko ni bake kubyitabira, ni bakeya pe, imibare iri hasi.
nubwo muri rusange ubwitabire bw'abaturage bo muri Musanze mu kuringaniza imbyaro bukiri hasi ugereranyije n'ahandi kuko kuri ubu buri kuri 39%, inzego z'ubuzima muri aka gace zivuga ko zikomeje ubukangurambaga zisobanurira abaturage ibirebana n'uburyo butandukanye bwo kuboneza imbyaro. Uyu ni Dr Ngezahayo Leonanon. Uko duhagaze muri kano karere mu by'ukuri turafite imibare itari hejuru cyane ugereranyije n'ibindi bice bimwe by'igihugu, kuko hano dufite ubu tumaze kugera kuri 39% abaturage bose muri Musanze muri rusange, mu gihe abari imbere wenda nko muri Huye n'utundi duce bashobora kuba bageze kuri 62%. So turacyafite akazi kenshi ko gukora, turacyafite kwigisha. Bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro butungwa agatoki no kuba abaturage batabwitabira burimo kwifungisha by'igihe kirekire ku bagore cyangwa kwifungisha ku buryo bwa burundu ku bagabo. Hari bamwe mu bagabo baherutse kubwira Royal TV ko badakozwe ibyo kwifungisha burundu kubera ko ubu buryo bwo kwifungisha burundu uwabukoresheje ngo batagifite amahitamo yandi igihe ashatse kongera kubyara. Debut Console Iradukunda, Royal TV. Debi Console Iradukunda tumushimire cyane. Tuve aho mu majyaruguru y'u Rwanda tumanuke mu majyepfo nanone. Mu gihe hashyizweho urwego rwa maje rufasha abaturage muri gahunda yo kwegerezwa ubutabera bafashwa gusobanukirwa amategeko, gukorerwa imyanzuro y'imanza, gufashwa kuburana mu gihe uburana atishoboye ndetse n'ibindi bigendanye n'ubutabera, hari bamwe mu baturage b'umurenge wa Gasaka ni mu karere ka Nyamagabe bavuga ko batazi urwo rwego. Gusa ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko benshi baruzi, cyane cyane ngo abagiye mu manza. Icyakora ngo kwigisha ni uguhozaho. Fulgence Akizwera ibindi kuri inkuru abifitiye mu buryo burambuye. Maji Maison d'accès à la justice ni urwego rwa Minisiteri y'Ubutabera rumaze igihe rushyirweho abaturage mu rwego rwo kubaha ubufasha butandukanye mu by'amategeko, cyane cyane abahura n'ikibazo cy'imanza ahanini batanabisobanukiwe ndetse batanishoboye. Uru rwego rukorera mu turere twose tw'igihugu. Akarere ka Nyamagabe nako rukoreramo, ubuyobozi bwako buvuga ko abaturage batangiye gusobanukirwa ibyarwo, cyane cyane ko ari bo rwashyiriweho. Ariko abagiye bagira imanza ngo nibo bazi neza iby'uru rwego kuko rwabafashije muri byinshi bituma baburana izo manza baba bagiyemo, nk'uko bisobanurwa na Mugisha Philbert, umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe. Abaturage nubwo wenda hakirimo urugendo no gukomeza kuyimenya, ariko abaturage bamaze kumenya maje, cyane cyane abafite nk'icyo bifuza ubujyanama ku bijyanye n'amategeko cyangwa bagiye bagira ibibazo imanza bageza ku rwego rw'ubutabera, kuko barabizi ko iyo ugeze noneho no kuri maji unafashwa, niba ari n'umwanzuro ujyana mu rukiko mbere yo kuburana barawubakorera. Biragoye guhita ubona umuturage wagannye uru rwego ngo agusobanurire uko rwamufashije, ariko mu bigaragara abaturage nta byinshi baruziho. Uyu wo mu murenge wa Gasaka aragerageza gusobanura icyo aruziho akurikije ibyo yumvanye abandi. Urwego rwa maji sibyo kurumenya cyane kuko hari bitewe n'ibikorwa rugenda rutugezaho n'ukuntu rugenda rukemura ibibazo by'abaturage. Abaturage bagerageza kurushima, njye ntago ndarubona, ariko bavuga yuko ruriho rwose nta kibazo. Mu gihe uyu we agerageza kuvuga ibyazi kuri maji, urwego rwashyizweho mu gufasha abaturage kubona ubutabera no gusobanukirwa byinshi byatuma batabura uburenganzira mu kuburana imanza baba bagiyemo. Ababo ngo nta na gito bazi kuri uru rwego. Ntabwo mbizi, nzi yuko hariho abunzi gusa, tukajya ku kagari, tukajya ku murenge no mu nzego z'ibanze. Ntacyo nzi. Nta nubwo mva bayivuga. Ubuyobozi bw'aka karere ka Nyamagabe buvuga ko buzakomeza gusobanurira aba baturage uru rwego, cyane ko ngo hari icyizere hagendewe ku bahuye n'imanza. Gusa ngo kwigisha ni uguhozaho kuko uru rwego rwashyiriweho gufasha abaturage, ari nako rufasha akarere muri rusange. Ubu busobanuro ngo buzakomeza gutangwa no muri gahunda zitandukanye, yewe no mu bihe bishyirwaho byihariye byagenewe ubufasha mu by'amategeko. Twumva rero n'ubundi tuzakomeza kugenda turushaho kwisobanurira abaturage, ariko by'umwihariko kwagiye agira ikibazo gituma agera mu bunzi mu nkiko, abo ngabo baba baramaze kumenya maje, baba baramaze no kwisobanukirwa, yewe baza bazi n'uwo bareba. Hari
wundi nk'uko nabivugaga wabafasha no mu buryo bwo kuburana, hari ufite ikibazo cy'urubanza uzareba uwamufasha mu kurangiza urubanza, ibirebana n'abunzi, ibirebana n'ihohoterwa, ibyo ngibyo izo serivisi barazizi ko zihari, nubwo ari uguhozaho kuko nabo mu bushobozi baba bafite hiyongeraho ubw'akarere kubafasha, ariko ni ukubafasha twifasha kugira ngo tujyane aho tujya gukemura ibibazo by'abaturage muri ya matsinda akemura ibibazo by'abaturage buri wa gatatu, nabo tuba turi kumwe mu matsinda atandukanye, tugira n'ibyumweru byihariye bijyanye n'ubufasha mu bijyanye n'amategeko. Urwego rwa maji rwashyizweho mu mwaka wa 2006 rugizwe n'abanyamategeko 2, nyuma biza kugeraho ruba rugizwe n'abanyamategeko 3 muri buri karere, bivuze ko rugizwe n'abagera kuri 90 mu gihugu hose, bose bagomba gufasha abaturage. Kuba hari abataruzi byashingwa ko abo batahuye n'imanza zituma habarukenera ukurikije ibyo ubuyobozi butangaza, ariko nanone ku rundi ruhande bisa n'ibisaba imbaraga inzego bireba mu gusobanurira bamwe mu baturage harimo n'aba b'akarere ka Nyamagabe iyi gahunda yabashyiriweho, aho kubimenya ari uko bahuye n'ikibazo. Fulgence Akizwera, Royal TV. Nagushimiye cyane Fulgence Akizwera. Mbere yuko twamamaza cyangwa zitumikira badutumye, turabanza turebe ibyo mwavuze kuri aya makuru. Ati muraho, nitwo Nkunda Josiane. Gahunda yo kuboneza urubyaro ni nziza cyane cyane, abantu twese tuyitabire kugira ngo ubuzima bwacu n'iterambere ry'igihugu bigende neza. Ikibazo ni uko hari ababoneza imbyaro kandi bitabareba, nk'abana batoya bataruzuza igihe. Ubwo abantu bose baboneje imbyaro byaba ikibazo, dore ko icyo kinasanzwe cyo kuba hari abana b'abakobwa bashinjwa kuboneza imbyaro kandi batararushinga. Ubwo byakumvikana neza ko ari babandi bamaze kurushinga baboneza imbyaro. Undi ati nitwa Nshimiyimana ndi Rubavu, bazashaka ubundi buryo ati bwo kuboneza urubyaro ku bagabo butari ubwo kubafunga burundu, bazashake uburi temporaire cyangwa se uburyo bwo gufunga urubyaro ku bagabo mu gihe gitoya. Ubushakashatsi mu makuru duheruka kubagezaho nuko batubwiye ko ntacyo burabasha kugeraho, icyakora bari kubigerageza. Undi ati ibyo byo guhindura Nyabarongo ntago bishoboka. Shabani ati abagabo ni ikibazo mu kwitabira kugana ba muganga ngo bagirwe inama mu kuboneza urubyaro, nk'abatabyara usanga abagore aribo bagana abaganga gusa. Cyaba ari ikibazo cy'imyumvire. Undi ati ni Didasi, bimwe mu by'abagabo bagomba kwitaho kugira ngo baboneze urubyaro bishoboke harimo kuganira kenshi n'abo bashakanye. Hanyuma undi ati Nyabarongo kuyihindura birashoboka pe. Yaremeranya n'abo Bahorande bagiye guhindura Nyabarongo urubogobogo. Kuboneza urubyaro ni byiza, ariko ikibabaje ni uko abantu baba bakene aribo babyara cyane. Ubwo ni nabo bagombye kuruboneza cyane kuko aribo babyara cyane. Undi ati ni Nyasi, ati Gishyita, ati birashoboka pe, Nyabarongo yamera neza tubigizemo uruhare twese. Bamwe baravuga bati ntibishoboka, abandi bati ibyo bintu birashoboka. Mwiriwe, ni Gloire ku Murindi w'Intwari Ibyumba, twishimiye umuyobozi wa banki y'isi arakaza neza mu Rwagasabo, murakoze cyane. Hanyuma undi ati mwiriwe neza, ni Deus Ndikira mu Ruzi, ndabashimira amakuru meza, nawe turagushimiye. Dufate rero n'akanya tubonero dutumikira badutumye, tuze kugaruka n'andi makuru tubafitiye avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Nimujye kure. Hello? Hello, my boy. Daddy! Where are you? I'm in London. Did you sleep well last night? Yes, I did. I didn't even get nightmares. How did you get there? I flew here on a really big aeroplane. Oh, okay. Mom bought me some new crayons. Oh, so that means you are going to be extra good at school, right? Yes, I drew a purple dragon today. Okay. And I bumped my toe. Ouch. Did it hurt? Yeah, but I still scored 2 goals. I sent you a video. That's my boy. Are you bringing me a present? Of course I am. So make sure you do your homework, huh? Really? Really. Like really? Really, really. Okay. Okay, my boy. I'll be home tomorrow. Daddy loves you. Love you too, Daddy. Sleep tight. Bye. And don't forget my presents. Introducing MTN Hello World. Stay connected with simple and affordable roaming rates.
Starting 1st and 3rd April, Rwanda Air connects you daily from Kigali to Harare and 4 times weekly to Mumbai. Book now and fly to Harare, a vibrant business metropolis and the gateway to Zimbabwe's breathtaking tourist attractions like the Victoria Falls, one of the 7 natural wonders of the world. Or escape to Mumbai, the prosperous commercial center of India and the gateway to enchanting attractions and a millennial cultural heritage. For more information, call 0788 177 000. Rwanda, fly the dream of Africa. mwakoze amahitamo meza gukurikirana ibiganiro bitandukanye bya Royal TV by'umwihariko amakuru turi kubagezaho mboneho no kuba ikaze kuyavugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda duhereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu cyatangaje ko giye guhindura uburyo imizigo y'abaturage bageraga muri iki gihugu bakoreje indege cyane cyane ziturutse mu bihugu byiganjemo mu idini ya Islam, aho ngo ibyuma by'ikoranabuhanga bitazajya binyuzwa aho indi mizigo yizajya inyuzwa bitewe no kwikanga umutekano muke. Inzego zishinzwe umutekano zatangaje ko abagenzi baza mu ndege baturutse muri Jordania, Misiri, Turikiya, Arabia Saudite, Leta Zunze z'Abarabu, Kuwait, Maroc ndetse na Qatar ngo bose bazajya batwara ibyuma by'ikoranabuhanga byisumbuye kuri telefone, aho bashobora kubinyuza ku byuma by'umutekano bishinzwe kureba nyine niba umuntu nta bisasu yitwaje igihe bari kubasaka. Bitandukanye rero n'uburyo bwari busanzwe aho ibyuma by'ikoranabuhanga byanyuzwaga ahanyura indi mizigo cyangwa se bikavangwa. Kenshi rero ugasanga hari n'ibyavugwangwa n'imizigo iremereye. Ibikoresho birimo rero laptop, ama-DVD ndetse na za kamera. Impamvu yibi ngo akaba ari uko ibyo bikoresho byashoboraga gushyirwamo ibisasu byanaturitsa indege isaha ku isaha nk'uko Ero News bivuga. Dusoreze mu gihugu cya Korea y'Epfo aho Perezida Park Geun-hye wayoboraga iki gihugu yatangiye guhatwa ibibazo n'ubushinjacyaha bw'iki gihugu akurikiranyweho gukoresha nabi umutungo wa leta ndetse no gukingira ikibaba amwe mu makompanyi akomeye mu bikorwa byo kunyereza imisoro. Kuri uyu wa kabiri Park Geun-hye yitabye umushinjacyaha, gusa nubwo we ahakana ibyo ashinjwa yiseguye ku baturage batuye iki gihugu kubera ibyo akurikiranyweho ndetse yemeza ko atazagorora ubushinjacyaha ku makuru yose buzamusaba. Park Geun-hye yakuwe ku butegetsi mu cyumweru gishize ashinjwa ibyaha birimo na ruswa. Park w'imyaka 65 ariko utarigeze ashaka umugabo atangira gukurikiranwaho ibi byaha mu gihe yakuweho ubudahangarwa, ndetse ngo ibyo akurikiranyweho biramutse bimuhamye yafungwa igihe kingana n'imyaka 10. Uyu niwe mukuru w'igihugu wa mbere muri Korea wagiye ku butegetsi binyuze mu matora yaranzwe na demokarasi. Reka dusoreze rero ku butumwa mwatugejejeho mbere yuko tuza tubagezaho zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Uyu yavuze ati nitwa Abdallah, nge numva guhindura Nyabarongo urubogobogo bishatse kuvuga ko nta na microbe keretse niba agiye kunyuzwa mu ruhombo bakazajya banyuzamo imiti, naho ubundi ntabwo bishoboka. Kw'inzobere zemeje ko bishobokara zaturutse mu Buholandi. Undi ati mwiriwe, nanjye ndemeranya n'abemera ko guhindura bishoboka. Ni Gogo ari Nyamirambo. Uyu nawe aravuga ati Nyabarongo kuyihindura rwose ni ibintu bishoboka. Kuboneza urubyaro birareba umugore n'umugabo bakabiganiraho neza kuko bibagirira umumaro bombi. Abagabo si bakabiharira abagore cyangwa se ntibakabiharire abagore. Undi ati mwiriwe neza, kuboneza urubyaro bifite agaciro gakomeye kuko bigenewe abantu ariko bazadushakira n'ubundi buryo. Murakoze. Bamwita Tusene umugabo aravuga ati bazadushakira ubundi buryo butari bwo gufunga burundu. Iyo Nyabarongo yavuze ati iyo Nyabarongo kwizaba igitangazara nka kimwe Yezu yakoze mu bukwe bw'Ikana ahindura amazi divayi. Ati reka tubitegereze. Kuri WhatsApp yashyizeho akantu gapfuka umunwa, bamwita uwisanze akaba ari Ikimisagara, yipfutse umunwa bisa naho byamuteye isoni. Ati mwiriwe neza n'ingoga, tuwo mu genocide akwiye kuryozwa ibyo yakoze kabisa kugira ngo n'abandi barebereho.
arimo araburana nyine nibimuhama azahanwa. Undi ati Hello Royal TV, ati ibyo guhindura Nyabarongo byafata imbaraga nyinshi ariko birashoboka, ariko reka tuzarebe uko bizagenda. Imbaraga nyinshi n'ubundi na leta y'u Rwanda iravuga ko byafata imbaraga imyaka myinshi ariko bigashoboka. Nyabarongo yaba urubogobogo gute? Ati yewe nibiza dusigaye duhura nabyo, ubwo nyine bahera ku gukumira ibyo biza kugira ngo Nyabarongo ibe urubogobogo. Ati ntabwo bishoboka ko rwaba urubogobogo kubera ibikorwa bya muntu. Ni Moise Nteziryayo ari Karongi mu Rugano, aravuga ati ibyo byo guhindura Nyabarongo urubogobogo ntabwo bishoboka, niho mwibanze mu butumwa. Undi yavuze ati ibyo tutazi ntitukagire ngo ntibibaho, birashoboka cyane. Nanjye niga civil engineering, ndiyumvisha ko bishoboka cyane. None se murumva byakwanga gute bikozwe n'abantu babizobereyemo? Ati nitwa Theogene. Uyu nguyu we anavuze ko yiga, aravuga ati birashoboka, ubwo keretse abatiga niba rimwe muri kubihakana gusa. Aravuga ati ibi bintu rwose birashoboka. Ati ayo mazi ndumva bayareka bakayarekera uko Imana yayaremye. Se yitwa Penelope, Nyabarongo bayireka kuriya? Ndumva ariko bayareka bakayareka uko Imana yaremye. Undi ati mwakoze cyane, mwaduhaye amakuru meza. Hanyuma uyu aravuga ati Nyabarongo yahinduka ndabyemera, ariko Amerika yo irahiga ntambwa. Amerika irahiga ntambwa. Aravuga kuri kira cyemezo bafashe cyo kuzajya basaka ibyuma by'ikoranabuhanga ukwabyo aho kubivanga n'indi mizigo babikekaho umutekano muke. Dusoreze rero mu kubibutsa zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yari yubakiyeho. Muri aya makuru tumaze kubabwira ko perezida wa banki y'isi Dr. Kim Jong Kim kuri ubu ari mu ruzinduko rw'iminsi 2 mu gihugu cy'u Rwanda. Mu butabera ho twababwiye ko urukiko rukuru rwa Kigali urugereko ruburanisha ibyaha bya jenoside rwasubitse urubanza rwa Ladislas Ntaganzwa nyuma y'impaka ndende ku gutesha agaciro ibyaha yahamijwe n'inkiko gacaca. Mu majyepfo y'u Rwanda twababwiye ko nubwo hari benshi bari babifashe nk'urwenya ubwo umwe mu bayobozi yabwiraga umukuru w'igihugu ko Nyabarongo igiye kuzabungabunga gahinduka urubogobogo, magingo ya inzobere zishinzwe ibyo kwita ku mazi zo mu gihugu cy'Ubuholandi zigiye gutangira umushinga wo guhindura aya mazi urubogobogo koko, kandi ngo birashoboka nk'uko leta y'u Rwanda ibivuga. Hanze y'imipaka y'u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye guhindura uburyo imizigo y'abaturage bagenderaga mu ndege ziturutse mu bihugu byiganjemo abo mu idini ya Isilamu yagenzurwaga, aho ngo ibyuma by'ikoranabuhanga bitazajya binyuzwa aho indi mizigo yagenzurirwaga bitewe no kwikanga umutekano muke. Izo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Ndafata umwanya mbashimiye mbere na mbere ko mwahisemo gukurikira Royal TV. Shimira itsinda ry'abanyamakuru ba Royal TV ndetse na Royal FM bayagizemo uruhare. Asigaye mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro bitandukanye mu kanya gato cyane. Royal Live, mwe mukunda umuziki w'umwimerere. Mwari kumwe nanjye Vincent Nibizi, mukomeze mugire ibihe byiza. Bye.